niditi muhumure kuko mu gukusanya amakuru ari kwifashishwa ikoranabuhanga rigezweho ku buryo acungwa neza ntabe yagerwaho n'umuntu utabifite uburenganzira. Hanyuma se ubifite uburenganzira ukeneye kugera kuri ayo makuru aza Rwanda irateganya gushora miliyari 12.2 z'amafaranga y'u Rwanda mu mushinga w'indangamuntu y'ikoranabuhanga urimo gufata ibikumwe n'imboni mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2025-2026. Mbaza ngo andazava he ni hano umushinga w'indangamuntu y'ikoranabuhanga ni agace k'umushinga mugari u Rwanda rufatanyijemo na banki y'isi washoye magera kuri miliyari 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo nizere ko washonye kuri 5G. Bambwiye amakuru y'irangamuntu nyine ivuguruye. Banki y'isi izungukira he mu kumenya amakuru yawe? Digital cards will put the UK on dangerous path. Just ask India. Indangamuntu z'ikoranabuhanga zizashyira Ubwongereza mu kaga. Muzabaza Abahinde. Nuko twanzikaye na Aman set w'icyitwa Open Democracy bati free thinking for the world. Ngo batekereza isi nta mupaka. Ku itariki 3 z'ukwezi kwa 10/2025 y'isa 9:21 set ati I spent years reporting on the failures of India's Aadhaar ID scheme that Keir Starmer's government has blindly praised. Namaze imyaka myinshi nkora inkuru kubohone n'amakosa. Mwongeye kugubwa neza ni wa muhungu wanyu ukunda kubagezaho amakuru atandukanye. Ndagira ngo bamenyeshe uko ubu tuvugana mu Rwanda barimo baratanga indangamuntu z'ikoranabuhanga ku buryo hakomeje kugaragara ikibazo cyo guta amarangamuntu. Umuntu agafata irangamuntu ya mbere akayita, agafata n'iya kabiri nayo akayita, ndetse n'iya gatatu akayita, kandi murabizi ko udashobora gufata indangamuntu ya kane. Rero igihugu cyacu kaba cyatekereje yuko kigomba gukuba cyakusanya amafaranga hanyuma bakaza ko badukorera indangamuntu z'ikoranabuhanga ku buryo niyo wayita muri telefone cyangwa ushobora no kujya ku irembo hanyuma bagahita bayiguhereza byihuse cyane. Rero igihugu cyacu kigomba kugenda gitera imbere cyane kigafata indi ntera hanyuma ntazajya hagira umuntu yabura serivisi, kuko hari ikintu kimwe cyo kujya kwaka serivisi ngo zana indangamuntu, wajya kwaka serivisi runaka zana indangamuntu, gusaba akazi zana indangamuntu runaka ndetse n'ibindi. Ariko ubu ngubu igisubizo cyabonetse. Wowe ukomeje noneho iyi systeme izajya iba ikoranye n'amaso yawe original. Izajya ikoranye n'amaso ku buryo rwose nta n'ikintu na gito rwose wavangura bura, kubera yuko bizaba biri connected n'amaso yawe n'indangamuntu yawe, ku buryo nuzajya noneho cyane no kujya hanze bizajya biba byoroshye na passport nta bintu bigoye cyane, ni nkako kanya. Wowe kugira ngo ukomeze urebe video urebe ndetse n'amakuru agezweho nta kintu uri bukore nuko uri buhita ukora like kugira ngo iyi video bashe kwihana n'abandi bantu babashe kuba bayibona. Ukore like, ukore subscribe ndetse na share na comment, hanyuma kugira ngo tuzajye dukomeza kubana mu makuru agezweho. Rero muri make rero iyi ni ya channel yanyu yitwa Mbona Ndaho, mujye mukomeza mu follow ndetse munayisharinge kugira ngo izajye ibagezaho amakuru yizewe. Ubu tuvugana rero amakuru agezweho nuko amarangamuntu ngo bagiye ihuye, abantu bihuye bagiye kubahereza amarangamuntu y'ikoranabuhanga. Abantu bihuye rero barimo bavuga yuko rwose bakiriye neza izo ndangamuntu. Arimo ifoto igaragaza amaso, ibikumwe by'intoki zose uko ari 10. Yego, zose uko ari 10. Ishusho y'imboni, amazina y'umuntu, igihe yavukiye, aho yavukiye, ababyeyi, email na nimero ya telefone ku bazifite. Abana bakivuka kugeza ku myaka 5 bazafatwa ifoto igaragaza mu maso gusa. N'abana guhera ku myaka 5 kuzabuka bazafata ibipimo ndangamirere byose. Abari munsi y'imyaka 18 bazajya baherekezwa n'ababyeyi babo cyangwa ababarera. Wabyumvise ko n'abana bazaba barimo? Yebega burya ngo ni byiza sha ntusahinde haracyari kare. Indangamuntu z'ikoranabuhanga SDIS ngo zitezweho ko zizafasha mu kurushaho kuboneza imitangire ya serivisi za leta, izimari, izo kwandika konti zigendanwa kuri telefone n'izindi zose z'ikoranabuhanga zikoresha amakuru y'umuntu. Yego, mu Rwanda burya rero ntidusobwa dutese kandi ari umurage wacu dukomora kuri mudasobwa. Umuhungu wa Kibago kizabagura ingoma sha ngo Bahinde n'Abongereza ntubiteho kuko mu Rwanda umuturage azaba ari umuyobozi w'amakuru ye bwite. Niditi
muhumure kuko mu gukusanya aya makuru ari kwifashishwa ikoranabuhanga rigezweho ku buryo acungwa neza ntabe yagerwaho n'umuntu utabifitiye uburenganzira. Hanyuma se ubifitiye uburenganzira ukeneye kugera kuri ayo makuru azajya aba yabiherewe uburenganzira muri sisiteme ya NIDA, kandi nabwo amakuru akanyura mu nzira zitekanye kugira ngo amugereho. Hari n'itsinda yewe ngo rishinzwe gukurikirana umutekano w'ayo makuru umunsi ku wundi. Ikindi kandi nuko hashingiwe kuri serivisi zitandukanye zitangwa mu gihugu, amakuru akenerwa nayo ngo abatandukanye. Kuri indangamuntu nshya nyirawe niwe uzajya abafite uburenganzira bwo kugena ababonwa n'uyakeneye. Umukozi muri NIDA ushinzwe ibijyanye n'ububiko bw'amakuru Ndanyuzwe John ati amakuru bakina muri banki abatandukanye nakenerwa mu kabari. Niba ugiye mu kabari bashaka kumenya niba bagwa ibisindisha uzaha uburenganzira bwo kureba gusa niba wujuje ubukure. Systeme ihita yemerera uwo muntu ko imyaka igeze cyangwa itageze ataniri wabona imyaka yawe y'amavuko. Ntacyo ubwo nizere ko wabitoye kuri 5G kare ko haba muri banki, haba mu rusengero, haba mu kabari, yewe no kwa muganga uzayikenera. Umva ntabwo kuko uretse mu Rwanda, muri Estonia, muri Amiyaho, muri Australia, muri Singapore, muri Sweden bose barazifite kandi nta kibazo bafite. Va ku giti rero mu Bihinde twakubwiye na gahunda yabo ya Adhari, muri Nigeria, muri Pakistan, muri Philippines, yewe no kwa Museveni ahirya bose bari kubigerageza. Ukumva u Rwanda twasigara rero urasetsa. Ntacyo katwanzwe na Mahoro Venkeri w'Isibo ku itariki 27 z'ukwezi kwa 8 2025 isa 8:37 atiki ati byibanze wamenya ku mushinga w'indangamuntu nshya ikoranabuhanga. Mu nkuru atwibutsa akantu karemere tutagenda kataguce mu matwi. Mahoro Venkeri ati burya hazakorwa na porogaramu ya telefone umuturage azajya yifashisha atanga uburenganzira ku makuru ye n'uburyo buzahabwa utanga serivisi bwo kuyageraho ariko byemejwe na nyirayo. Chakaronga honga byemejwe na nyirayo. Utyo hazakorwa app uzajya ureberamo byose gatanu ku kandi. Ntacyo ntitugenda utansinye ko His Excellency Paul Kagame aruwa hatari. Wongera uhaguruka dukomera amashi Minisitiri w'ikoranabuhanga na innovation mu Rwanda Ingabire Paula kuko akomeje kuzana udusha atarekera. U Rwanda n'uruyange sha. Yego. Until next time. Nibyo gufungura channel byaroroshye. Yego nibyo cyane rwose wagira views miliyoni cyangwa 100 gusa kubona content horo kandi wazaho byereka twemeranye ko atari bya buri wese. Ni consistency shobora umugabo igasibuna. Reka ta iyo bigazamenye kore kwibanga ari script writing. Diru niyo ngiyo